Amahoro bakunze turwanya kandi mwese reka mbasuze mbifurize amahoro y'Imana. Biravugwa amakuru amaze kujya hanze ko Karyukumve president nawe wundi bamaze kuyimuha amaze kwirya uyu ninde, bikavuga ko amaze kuregwa n'aba bagore cyangwa se n'umwe mu bari hafi batumwe na leta ya FPR Inkotanyi ba hafi nguhe aya makuru. Sibyo gusa kandi amakuru amaze kujya hanze FDLR mu biganiro na FPR Inkotanyi bibaye iki? Ese mwarimu bizi ko bigomba kuba itegeko? Ntago ari byo basaba ahubwo ribaye itegeko. Byavuye he? Kuki aya makuru nyazanye? Niyo mpamvu mbasaba gukurikira turwanya kandoyi amakuru haba nta handi wayakura, kandi mbabwira nti ni ngombwa ni ingenzi kwinjira like yawe ukayinjirana ndetse subscribe kugira ngo weho utarakandaho amakuru yacu ajye akugereraho ku gihe uko ibiganiro byacu bigiyeho. Bigenze gute? Namakuru amaze kujya hanze y'umu president yagumye kujya yisisimba i Kigali ariko dutanga amakuru bikavuga ko Karyukumve yamaze kumugeraho, ndetse uyu nta wundi ni witwa His Excellency President Doumbouya wa Guinée Bissau. Uyu President Doumbouya wa Guinée akaba yamaze kurogwa, ndetse na makuru amaze kugera hanze. Aya makuru turakesha First Lady umugore we mukuru. Ntabwo tuzi niba afite abagore benshi, ariko kandi uwa Kigali we nta utabizi ko indatwa yamugezeho kera, kuko murabizi neza ko bariya ubashingira bakamukwakiriza umugore. Uwo mugore ukujya hafi niwe ukora dire yose hanyuma ukarangira. Nukuvuga ngo nawe biravuga ko yamaze kurogwa. Bigenze gute? Ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 bikavugwa ko uyu mugabo yagiye muri koma, ndetse nyuma yo kujya muri koma bikavuga ko akaba yarahawe uburozi bukomeye ndetse ko kumuhitana. Uburozi bukaba bwarateguwe n'uyu mugore y'inshoreke ya Kigali yaba yarashyizwe hafi ya Doumbouya, ndetse iyi nshoreke yamara kubitegura uyu mugabo akaba yaremejwe ko agomba gucunirwa hafi umutekano w'ugacungwa n'umunyarwanda mu gihugu cye. Uyu mugabo Doumbouya mu president akaba yacunirwaga umutekano n'umunyarwanda urumva aba muri Guinée, ariko n'umunyarwanda bahaye ubwene gihugu bwa Guinée. Uyu escort mukuru wamugendaga hafi, ndetse akaba yaratumwe nanone cyangwa se yari afite mission kuba yahitana uyu mugabo, ariko binyuze mu marozi. Aya marozi bikavuga ko yateguwe ni umwe mu nshoreke z'uyu mugabo yahawe na karagatsiko ka Kigali. Aya makuru dukesha ubutasi bwacu aratubwira ko uyu mugabo yarozwe ku itariki 29 yarozwe na escort we, ariko bigizwemo uruhare n'iri habara. Ndetse uyu mugabo nyuma yo kurogwa ku itariki 29 ntago yongeye kugaragara mu ruhame kugira uyu munsi tutangaje aya makuru. Kuri itariki ya 7 bikavuga ko yagiye muri koma akagenda arembye cyane, ndetse ibitaro bikuru by'uyu mujyi wa Guinée bikaza kunanirwa kumuvura, ndetse akaza guhabwa transfer ya kimwe mu gihugu kitari cyamenyekana. Ariko benshi bari gukeka ko, cyangwa se amakuru turi gukemanga biravuga ko ashobora kuba ari mu Bufaransa. Ese ni ukuri cyangwa se ukuri? Gusa iyi nkuru turacyayikurikirana, turacyatohoza amakuru yimbitse cyane ko uyu mugabo gahunda ari kumuhitana. Ese koko karagatsiko ka Kigali kakomeje kuba iciro ry'imigani? Nako si iciro ry'imigani. Kuki abantu tubabwira tukabagira inama mukagomeza kwisuka muri kiriya gihugu? Ndababwiza ukuri, kiriya gihugu kirimo uburozi bwinshi kugera ubwo twari tuzi ko abagore aribo baroga, cyangwa se abakecuru mubarere abadamu n'umunyumve nabi bavuga abakecuru ko baroga nabwo mu byaro, ariko uyu munsi n'abagabo b'i Rwanda bararoga. Mwumva icyateye cyitwa utuzi twamunyuza. Ntago ari byo gusa kandi muri za ncamake mwumve twabwira ntimujye mwumva iyi nkuru muyirangize kugira ngo mubashe kumva icyo twashatse kuvuga. FDLR mu biganiro na FPR Inkotanyi biragenda gute? Na amakuru amaze kujya hanze kandi bikaba bibaye itegeko. Mu nkuru dukesha uyu mugabo secretary wa Adjoint cyangwa se secretary Adjoint wa Amerika. Uyu mugabo ni umugabo uvuga ari kijyana kandi urumva ari umuntu ukomeye, secretary Adjoint muri Amerika.
akaba amaze gutangaza akomeye ati niko bigomba kugenda, ntawe ugomba kwitambika inyungu za Amerika, ndetse tugomba buri muntu wese cyangwa se akarere kose turimo, cyambere tugomba guharanira ni inyungu za Amerika nk'abanyamerika. Ariko kandi tuzi neza ko ibibazo byose biri mu karere cyane cyane muri DRC biri guterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ni ngombwa ko FDLR igomba kumvikana na FPR Inkotanyi. Ntago ari ibanga, ntago ari byo dusaba, ahubwo ni impamvu ki ituma batumvikana kandi bose bita abanyarwanda. Ese inyeshyamba zishobora guhindura abandi inyeshyamba kandi nazo zaraje ari inyeshyamba? Ese tugiye mu kujya kureba mu by'igisirikare tukareba inyeshyamba nkuru cyangwa se mu buryo igisirikare barutana, twasanga inyeshyamba nkuru yaje ari inyeshyamba ya mbere ari iyihe? Nubwo ari FDLR yitwa ko ari inyeshyamba, ariko twibuke ko bahunze ari guverinoma. Aba bari kwita abandi inyeshyamba babanje kuba inyeshyamba, biswe guverinoma nyuma yuko habanje kubaho ibintu bitarasobanuka, wajya kure ugasanga harimo ibinyoma byinshi. Niyo mpamvu FDLR igomba kumvikana n'indi mitwe yose ndetse abawupoza bose. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuje ko bajya hamwe kugira ngo amahoro aboneke mu karere, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda. Abawupoza bose bagomba kujya hamwe, kandi no mu mutwe FDLR tukawubonamo imbere, ukaba nawo urimo muri abo ngabo Leta y'u Rwanda ihora ivuga ko uyitera. N'amagambo yarakaje Leta y'u Rwanda, ubwo ntago ari kubisaba, ni itegeko kumvikana n'abitwa FDLR rwose bidasubirwaho. Bagomba kumvikana kandi bakagira uruhare mu kubaka igihugu cyabo, ndetse niyo mpamvu bagiye batumizaho ngo imitwe yose kugira ngo bavugane nayo yitwa bawupuza. FDLR niyo yari itaravugwa ngo igaragare bagiye kumvikana cyangwa se ari byumvikanaho na leta ya FPR. Ngaho mumbwire biracuna iki? Ese Kagame arakomeza kwireza inyankarasaza, arakomeza kwicisha hirya? Ariko kandi nkuko uyu sekreteri akomeje kubivuga, amaze kubivuga, gahunda no kumvikana. Uyu musekreteri wivuze akaba yitwa Christophe Landau. Uyu Christophe Landau niwe wasabye ko FDLR igaragara mu biganiro kandi intambara zigahagarara, Kagame akumvikana n'imitwe yose yaba ifite intwaro ndetse n'abanyepolitiki bose. Niyo mpamvu ngo hajyaho gahunda yo kubashyira hamwe kugira ngo bumvikane. Biragenda gute? Tukiri aho, Faci Beto amaze iminsi ari muri Angola. Byemejwe ko nta biganiro bizongera kubaho yaba muri Angola ndetse na Doha. Gahunda ni ukurwana, gahunda ni ugushyira mu masezerano ya resolution 277 itegeka ingabo za FPR Inkotanyi kuva ku butaka byihuse ntacyo bubajije, ndetse n'ikitwa impamba, impamba umuntu wahamagaye n'impamba ntayo. Ubwo kubera ko ibyo bidashoboka, gahunda ni umuriro. Uyu muriro uzazimwa gute? Birasobanura ko DRC yemeje kujya mu mirwano. Ariko kandi Gisekedi ati igisirikare mfite abagambanyi benshi, ndetse ntiyatinye kuvuga ko benshi yasanze ari abasirikare badasobanutse kugira ko n'uyu munsi bakigambana. Ikibazo cyaje kumenyekana ko abenshi bagiye bahabwa amapeti, Kabarebe, Kabila, abo bose kandi akaba ari pipinyeri y'u Rwanda. Bityo rero abantu benshi bagomeje gusaba ko FARDC yaseswa, hakajyaho igisirikare kitari FARDC, akabako k'u Rwanda katagira aho gahurira nacyo. Gusa
tukomeje kubitega amaso cyane ko mwabonye ko komande cyangwa se ubu rugamba ruri kuyoborwa n'abasore bakiri bato bamwe bagiye bajyamo nyuma. Reka tubitega amaso, ariko gahunda yo rusibi aho rugomba kurengera uko byagenda kose, gahunda ni ugutaha mu rwatubyaye. Icyitwa gusorera gakondo kigahagarara, kwirukaho kigahagarara, kugerekwaho ibyaha bigahagarara, gushimutwa bigahagarara, kuvuga gusarura imyaka yawe bigahagarara, umuntu akishyira akizana. Bye.